wakoze iki? Nese mukubita isuka. Wayikubise he? Mu mutwe. Hanyuma umwana nawe nuko. Ndawe wakubise mu mutwe. Urangije kuba kubita isuka mu mutwe wakoze iki? Nicaye aho ngaho. Wabashyize he? Imibiri yabo wayishyize he? Nayigumye iruhande nkago nahavu. Umugore wemeye kuva iwabo akaza gufatanya nawe kubaka urugo, kubaka umuryango. Umugore wamufashije mu nshingano zose, akamusasira, akamusegura, agatinyuka, akamuvutsa ubuzima. Mumaze kwireba iyo video rwose icyo kigo cyatangaga ubuhamya kandi kikayevuga ubona kiri kumwe n'amacyango gifite amafiyeri. Umugabo n'umugore bishe abo bashakanye bakatiwe burundu. Urukiko rwisumbuye rwa Ngoma rwakatiye abantu babiri bo mu karere ka Rwamagana igifungo cya burundu nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwica abo bashakanye. Isomwa uravuga iki ku gihano? Izi manza ebyiri baba bantu uko bari babiri yabaye kuri wa gatanu tariki 27/2026 ubwo urukiko rwisumbuye rwa Ngoma rwasomye izi manza ku kagari ka Bugigi w'umurenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana mu ruhame. Hano rwose baravuga ko urukiko rwavuze yuko aba bantu bagomba gukatirwa burundu kuko bakoze ibyaha bikomeye cyane kandi babigambiriye. Uyu Nyirabi yaramye Agnes na mugenzi we Joseph Nyirabi yaramye Ange cyangwa Agnes yaregaga kwica ateye icyuma umugabo we Habufite Jean Pierre. Bavuze ko ubu bwicani yabukoze ku itariki 2 Mutarama 2026. Ubushinjacyaha buvuga ko icyo gihe umugabo witwa Mugenzi Joseph ari acudikanye na Nyirabi yaremye Agnes umugore wa nyakwigendera. Joseph yahawe amafaranga 500 cyangwa yahaye amafaranga 500 y'u Rwanda Agnes ngo ajye kugura icyuma bateye nyakwigendera ndetse yizeza uyu mugore ko azahita amugira umugore we. Urukiko rwisumbuye rwa Ngoma rwakatiye Nyirabi yaremye Agnes igifungo cya burundu nyuma yo kumuhamya icyo cyaha cyo gukora cyangwa cyo kwica abigambiriye. Naho uyu Mugenzi Joseph we waguze icyuma cyakoreshejwe mu kwica yakatiwe igifungo cy'imyaka 25.